dutangiye agafilime kacu k'urukundo k'uyu munsi aho dutangiranye n'umusore n'umukobwa basomanaga ahangaha bisa nk'ari couple nyine cyangwa se abakunzi. Hanyuma muri uko mwanya umukecuru winjiranye bisa nk'ari umukecuru ukuze rwose, hanyuma basomana nyine bararekurana. Umukecuru ahangaha nawe asa nk'uwikanga nyine, hanyuma umukecuru yitegereza bari ahangaha. Umukecuru abaza umusore ahangaha ati uyu ninde? Hanyuma umusore ati uyu ni girlfriend wanjye cyangwa se ni shiri wanjye Linda. Ati naramukubwiyeho mama. Hanyuma umukobwa uranga nawe ugaragara nk'umukobwa ukuze rwose asuza umukecuru anga kumusuhuza. Umukecuru ati ariko ndabona afite nk'imyaka nka 75. Umusore yarahindukira yitegereza shiri wiwe hano nyine. Umusore ati ariko mama reka nawe rwose umukobwa afite imyaka 50. Umukobwa nawe ati hoya ati mfite 52. Umukecuru ati ariko n'ubundi umukobwa ndabona nduta Steve, uyu mukobwa rwose ngo ni shiri wa waranduta pe. Umusore ati none siki mama? Umukecuru ati iki? Turimo mbaza ngiki? Umusore ati reka twinjire rwose shiri ati twinjire. Hanyuma umusore bisa nkaho yarazanye shiri wiwe cyangwa se umukunzi we nyine kumupresenta kwa nyina cyangwa se kumwereka nyina. Hanyuma umukecuru wasa nk'uguye mu kana arikanga. Umukecuru anga ni mama, ngo ni mama w'uyu musore uranga nyine. Hanyuma umukecuru uranga ati ndakeka noneho ari igihe cyo kumenya natwe mbi tukibwirana. Hanyuma umukecuru agira gutya ahereza inzoga umukobwa uri ahangaha. Hanyuma umusore ati ariko ndatekereza icyo ngicyo tari igitekerezo cyiza rwose kuba wafata ikirahure cyuzuye inzoga, urabizi ko urwaye umuvuduko w'amaraso. Ati ndahangayitse shiri. Bisa nkaho umukobwa uri ahangaha ngo ni shiri w'uyu musore ngaru afite ikibazo nyine cy'uko atanywa inzoga nyinshi nyine. Umukecuru ati ariko ndakeka dukwiye kutuza tukatuza nta kibazo rwose. Hanyuma umukecuru ahangaha ngo ni mama w'umusore ati rwose nahoze mfite inzozi zo kugira mushiki wanjye mukuru rwose. Ati reka tumweho kubw'ubushuti bwacu. Umukecuru ahangaha rwose ubona ko aciye amazi umukobwa urangaha cyangwa se ngo shiri w'umusore uri ahangaha, shiri w'umuhungu we nyine, ubwo ni umukazana. Hanyuma nyine umukobwa urangaha nawe nyine yatangiye gusoma ku nzoga gusa. Umukecuru ahangaha rwose ubona ko atamwishimiye rwose nyine. Ati umukecuru ati reka twivugire inkuru zacu rwose z'abakecuru. Ati urashaka kumenya ibigezweho se? Hanyuma umukecuru agira gutya akuramo rinete nyine. Ati ndashaka kubwira akantu gatuye. Ati hari agakecuru gakuze gashaje kabi kamaze iminsi kirukanka ku mwana wanjye. Umusore ati ariko mama ibyo bintu birahagije rwose. Umukecuru ati umwana wanjye ati ntukitambike mu biganiro by'abantu bakuze. Umukecuru yongera ahindukira rwose ubona ko yasuzuguye umukobwa urangaha ngo ni shiri w'umuhungu we. Hanyuma umukecuru ati urabivuga iki se muko? Umukobwa nawe atangira kwiruhutsa nyine. Umukobwa ati rwose ndatekereza nyine umusore wawe cyangwa se umuhungu wawe arakuze. Ati ukwiye kwizirira mu myanzuro afata. Umukecuru yitegereza umukobwa uranga rwose wita umukobwa gusa ukuze nawe. Umukecuru ati koko? Umukobwa abwira umuhungu ati ese wajya kunzanira agakapu kanye? Hanyuma umusore yagize gutya haguruka ngo ajye kuzana agakapu k'umukunzi we nyine gusa ukuze rwose ngo ufite imyaka 52 hano nawe. Umukecuru ati ndatekereza rero umuhungu wanjye rwose akwiye kwirukana ako gakecuru akakiruka vuba bigishoboka rwose kakava ahangaha. Ati mukuru rwose wakabaye rwose uri kwita ku buzukuru bawe apana umuhungu wanjye. Umukobwa ati ngo iki? Umukecuru ati uravuga ngo iki? Ati buri gipfa amatwi se tuvuge ko utumva nta matwi ugira upfuye amatwi. Ati ndavuze ngo uva ahangaha. Hanyuma ukamwanya umusore yaravuye kuzanira agakapu k'umukobwa cyangwa se k'umukunzi we hano. Hanyuma umusore azabaza mu nyina ati ase mama urashaka ko ngura iki kuko? Ati urashaka iki? Umukecuru ati mwana wanjye ndagushakira ibyiza rwose. Ati ntabwo byumva kuko. Umusore ati ariko mama waretse kwangiza umubano wanjye kuko. Umukecuru ati nge ndashaka ko ushaka umukobwa mutoya, ushaka umukunzi mutoya. Umusore ati ariko ibyo ntabwo bikureba mama. Ati ibyo hari ikibazo bifite ubundi. Ako kamwanya wa mukobwa cyangwa se umukunzi w'umusore yahise yitura hasi. Wa mukobwa bise Linda. Umusore agira gutya atangira kumwigura. Hanyuma umukecuru abaza umusore ati aracyahumeka? Umusore ati mama ukoze ibiki kuko? Ati hamagara polisi vuba. Hanyuma ukamwanya n'ikindi cyabaye nyine umukobwa wese bamutambikana ku ivuriro. Barakureka ku rundi ruhande kwa muganga nyine.
umusore yarimo ahereza abaganga by'umukobwa akinira cyangwa se shiri wakinira nyine n'ibiryo nyine afite agirira reji nyine kugira ngo bataza ngo kubimutekera nyine. Hano yari yakoze urutonde ruriho ibintu byose nyine umukobwa atajya akoresha cyangwa se atemerewe kuba yakoresha kuko ngo afite ngo umuvuduko w'amaraso nyine. Hanyuma na kindi cyabe nyine umukobwa bisa nkaho bamugejeje kwa muganga na mama w'umusore ahangaha. Gusa twabonye ko rwose mama w'umusore atishimiye rwose umukunzi w'umusore nyine cyangwa se umukobwa nyine ngarakuze cyane nyine. Umukecuru abwira umuhungu ati rwose mwana wanjye ndabona uyu mukobwa umuzi rwose. Umusore ati ndamuzi cyane rwose kuko ndamukunda. Umukecuru ahangaha rwose ubona ko atari kumva neza iby'umuhungu we nyine cyangwa se atabasha kumva nyine amahitamo y'umuhungu we nyine. Umukecuru ati ku mwana wanjye ndagushakira ibyiza rwose. Ati iriya myaka ntago ari yawe. Umusore ati imyaka yihe ku mama, imyaka y'ibiki? Ati si urashaka ko njya nkundana n'abantu bafite imyaka ingana gute? Aturashaka ko nkundana n'abantu bafite uruhu rumeze gute? Aturashaka ko nkundana n'abantu bameze bate basa bate? Urashaka ko nkundana n'abantu bafite ibiro bingana gute bareshya bati? Mbwira nyine ibyo bintu byose ushaka ku bantu ushaka ko nkundana nabo. Ati mbwira abo bantu, mbwire uko bameze nyine abo bantu nzakundana nabo ukuntu bameze. Hanyuma abo bantu bakanzanira ibyiyumviro ntigeze ngira mbere hose. Umukecuru atari ko Steve umwana wanjye rwose ibintu birarenze, ibintu n'ubusazi. Ati papa we yaza kuba ari hano rwose yari kukubwiza ukuri nawe. Umusore atari ku mama mbura rwose ndagusaba akantu gato rwose ndakwinginze ntuzane papa muri ibi biganiro byacu rwose. Ati mama ndakwinginze rwose. Ati kuko nawe urabizi neza. Ati urabizi neza ko papa yakurushaga imyaka 17 yose. Ati subize mama. Bisa nkaho se w'uyu musore nyine nawe atakiriho nyine. Umukecuru ati biratandukanye rwose mwana wanjye. Umusore ati biratandukanye kubera ko yari umugabo se, ariko n'ubundi nyine waramukunze. Ati waramukunze mama. Umukecuru anga bisa nkaho rwose nyine ari umupfakazi nyine cyangwa se yapfakaye nyine atagifite umugabo, akaba na papa w'uyu musore nyine akaba atakiriho. Umukecuru ati rwose mwana wanjye, ati rwose papa wawe naramukunze kuruta ikindi kintu cyose muri iyi si. Hanyuma muri uka mwanya bakiri mu kuganira dogiteri yahise ahagera. Hanyuma umusore ati ameze ate? Umuganga ati muri abo mu muryango wese? Umusore ati cyane rwose ngiwe ndi umukunzi wiwe. Umuganga ati rwose rero situation cyangwa se uko bimeze rwose ibintu bimeze nabi cyane. Ati yagize umuvuduko ukomeye cyane w'amaraso. Ati ndakeka rwose byibuze gusaba ko umwijima we uhindurwa kuko umwijima we ntabwo ukiri gukora. Umusore asa nk'uguye mu kantu bisa nkaho umukunzi we nyine umwijima utakiri gukora nyine bivuze gusaba ko baza kuwuhindura cyangwa se bagashyiramo undi. Umusore atari kunagwa ndi kubyumva. None se uri kugira ngo nkore ikimuga mbwira ikintu nakora? None se hari abantu byibura bahari bari buze gukurwamo umuntu muri mu mwijima? Ati mbwira nyine ni igiki ndi bukore? Muganga nyine bisa nkaho rwose nawe nyine adafite amakuru meza nyine. Muganga ati rwose rero urwo rutonde kuvuga rwose nushaka urwihorera kuko bisaba imyaka myinshi kugira ngo tubone abo bantu kandi urinda asigaranye amasaha makeya. Umusore ati nyine muri iki mbwira ndakurikiye, mbwira ikintu nakora. Ati mbwira ni iki ngiye gukora? Ati urashaka se umwijima? Ati mwatwaye uwanjye se ngiye nditeguye rwose. Ati niba ari umwijima mushaka ni mutwara uwanjye. Hanyuma umukecuru atari ko Steve ati mama. Umusore ati mama rwose mbara ati nta kindi kintu nshaka kumva uvuga. Ati byose byabaye n'amakosa yawe. Hanyuma umukecuru atari ko wikwageza igihe cyawe rwose musore. Ati n'ubundi biraza gukenera ko babanza gusuzuma umwijima ngo barebe ko uhura n'uwe. Muganga ati nese musore ubundi bufite ubuhe bwoko bw'amaraso? Hanyuma umusore aratekereza ati ndakeka ni A na B. Ati ni AB rwose ni AB ndakeka. Umuganga ati rero ko bw'amahirwe make rwose ntabwo byakora kuri Linda kuko Linda ntabwo ari afite. Umusore atari kuruma avuga ibiki mugati mwambwiye ibintu navuga ni ibiki? Ati kuki uvuga ngo ntabwo biri bukore kuri Linda? Ati mbwira. Ati urimo ushaka kumbwira iki? Utima ushaka kumbimva ku bintu se nkabyihorera? Ati ntabwo ndive ku bintu rwose. Ati n'ubu ntabwo ndi bubyihora. Ati ntabwo. Ati nakuri icyo binsaba cyose ntabari Linda. Ati kuko Linda ndamukunda rwose. Ati n'ibintu naba ngombwa ati ndahamagara ku yandi mavuriro bamenye iyo ikibazo kiri. Atari kurinda agomba kuvurwa. Ati ubwo mu telefone. Ati ngiye mu telefone. Umusore agira gutya bari kubisa. Nyuma aho ngaho
ngajya gushaka telefone ngahamagara ndi mavuriro nyine baze gutwara uwo mukobwa ngo Linda. Hanyuma umuganga asigana n'umukecuru ati rwose umbabarire ati ntabwo biri buze gukora rwose. Hanyuma umukecuru ati se ubundi umurwayi cyangwa se uriya mukobwa afite ayahe maraso? Muganga ati uriya mukobwa afite O. Umukecuru anga barasetsa ati cyane rwose ati cyane rwose. Hanyuma ikindi cyabaye nyine umukecuru tukaruka ku rundi ruhande nyine aho umurwayi arwariye nyine ni wa mukobwa wacu bise Linda, gusa ntabwo nzi niba taramwita umukobwa kuko arakuze nyine imyaka 52. Hanyuma kukamwanya nta kindi cyabaye umukecuru yaje kumureba nyine aho arwariye. Umukobwa ati ese ni wowe? Ati rwose Imana ishimwe. Ati nari nekereje ko ari Steve. Ati ese wankurira agafaveri cyangwa se wamaga agafaveri nyine ugakinga ku buryo nyine Steve atari buze kwinjira? Umukobwa bisa nkaho yahinduye ibitekerezo nituzi impamvu adashaka umusore agira ahangaha. Umukecuru ati se kubera iki? Umukobwa ati rwose ntabwo nshaka ko Steve azahora nyibuka gutya. Umukecuru rwose nawe aba nkuguye mu kantu nyine kuguranga ntashaka umusore cyangwa se boyfriend we yinjiramo hano mu ivuriro. Umukobwa ati numvise ibyo mwavugaga byose muri hariya hanze, ati byose nabyumvishije rwose. Ati hanyuma rero ati hano nanditse urwandiko, ati hari ikintu nshaka kugusaba rwose. Hanyuma umukobwa agira gutya afata urwandiko yanditse aruhereza umukecuru ahangaha. Ati iyi ni ibaruwa rwose yo gusezera kuri Steve. Ati rwose ndagira ngo uze kuyimumera nyine umfashe naze kugera ahangaha. Hanyuma umukobwa uri hano yari yagize gutya yandika urwandiko nyine arwandikira Steve amubwira ngo ntabwo nyigukunda. Hanyuma umukecuru nyine nawe mu kurusoma rwose ubona ko amarangamutima yari yazamutse nyine ubona ko ari guseka ari kababaye. Ati rwose urabeho Steve, ati rwose sinyigukunda rwose urabeho. Hanyuma umukobwa ati ndakeka ibyo ngibyo biri buze kumworohera kuri we kuruta ko yaza hano nkabimwibwirira. Ati kandi byanakoroha kuri buri wese. Ati wari mukuru rwose Steve nagakeneye agakecuru umwanya rwose gakuze pe. Ati Steve aracyari umwana, aracyari muto cyane rwose, akeneye gufata igihe cyangwa se akeneye gushaka igihe agashaka urukundo rwe rwa nyarwo, agashaka umukobwa ukiri muto nyine bari mu myaka ingana. Umukecuru angana yakomeje gusoma urwandiko ati urukundo rwa nyarwo koko? Ati uravuga ngo urukundo rwa nyarwo? Umukecuru angana nyine ubona ko nyine n'amarangamutima yamurenze ari nako akomeza gusoma urwandiko nyine umukobwa uranga yandikiye umusore bakunanaga. Umusore agize gutya, umukecuru agize gutya afata urwandiko bararutatamu yarucagagura. Umurwayi nawe bisa nk'ubimukanze nyine. Ati se koko nta nubwo uri buze gutuma Steve aza kuza ngo ansezere koko? Ntabwo uri buze kwemerera Steve ngo aza ansezere? Bisa nkaho umukecuru anga nyine nawe nituramenya ngo arapanga iki nyine. Umukecuru ati cyane rwose, ati ntabwo numa Steve aza kuza kugusezera. Ati ibi ntabwo bikeneye rwose, ntabwo ukeneye gusezera Steve. Ati nizera rwose, ati ntabwo ukeneye gusezera Steve. Urwaye uranga bisa nk'uwikanze nyine asa nk'uguye mu kantu muri uko mwanya mu dogiteri baraje. Hanyuma dogiteri ati nituramuka tubonye ibisubizo byawe rero ati turita dutangira guhinduranya impyiko. Bisa nkaho umukecuru ahangaha, umukecuru ati cyane rwose, ati ndaba niteguye. Bisa nkaho umukecuru ahangaha asa nk'uwiteguye cyisemo gutanga impyiko yiwe ku murwayi uri ahangaha. Umurwayi ati ntabwo ndi kubyumva ariko. Umukecuru ati cyane rwose, ati ngiye kuguha impyiko yanjye. Muri uko mwanya mu gihe umukecuru arimo aravuga ko agiye gutanga impyiko y'umuhungu baraje. Hanyuma umukecuru ati n'ubundi umwana wanjye rwose yabonye urukundo rwe rwa nyarwo. Bisa nkaho umukecuru yavuye ku izima yemera gushyigikira umuhungu we nyine kugukundana cyangwa se gushakana n'uyu mukobwa uri ahangaha. Ati umuhungu wanjye sinakwemera ko rwose aba ari urwo rukundo rwa nyarwo yabonye. Gusa bisa nkaho umusore uri ahangaha arimo yinjira yumva ibyo bari kuganira. Umusore ati mama. Umukecuru barahindukiye ati ntugire ikintu uvuga rwose mwana wanjye, ati ntugire ikintu uvuga. Umusore ati ntabwo uri kubyumva mama, ni biki biri kujya mbere hano, ni biki muri kuvuga ibiki?
Umukecuru ati nabonye urukundo rwose rwa nyarwo ndetse rwuzuye, ubwo nabonaga uyu mukobwa urangaha, ati rwose ntabwo nshaka kuza kuvura uyu rukundo rwawe cyangwa se uza kuvura uyu mukobwa, ati rwose ndifuza ko uyugumana n'uyu mukobwa rwose mukabana mukarambana, ati ntabwo narekura urukundo rwose urubura mwana wanjye. Bisa nkaho umukecuru yagize gutya ava ku izima nyine yemera gushyigikira uyu muhungu we no gukundana n'uyu mukobwa wacu bise Linda w'imyaka 52 yose. Umukecuru ati rwose amahirwe masa rwose kuri mwebwe bana banjye, ati rwose ndabifuriza amahirwe n'imigisha. Umurwayi urangana we bise Linda nyine we yaguye mu kantu nyine biramutungura uburyo umukecuru wamwangaga rwose ati utifuza ko akundana cyangwa se akomeza gukurana n'umuhungu we nyine yemeye gutanga umwijima we kugira ngo amutabare nyine kugira ngo agumane n'uyu musore cyangwa se n'uyu n'umukobwa n'umuhungu we nyine. Hanyuma umusore yagize gutya aza kwicarana n'umurwayi we cyangwa se n'umukunzi we nyine ati ibintu byose biraza kumera neza rwose, ati ndabigusezeranya rwose sheri. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine umukecuru agiye gukorerwa operation ngo bamukure mu mwijima baze kuwuha umurwayi uri aha ngaha. Hanyuma kwinahaga filime kacu karagiye ngo se bakomeza kubana natwe gukora subscribe like share na comment wakoze cyane.